sinzakurera naho kukurerera mfite papa wawe ntabwo yigeze agukunda akimara kumva ko ufite inda yawe papa wawe yahise amwiga urare igisubizo rero ukajya uza kunyicara imbere iteka ryose kunyicara imbere ukajya ubona ikimuga kije kandi ubu bwa mbere n'ubwa nyuma ese wabimpamagaye ngo nzubwire wabimpamagaye kugira ngo ntukore twabimpamagare guhamagara se kurakasa mutwe kuko wari kugira ngo ndebe ko nakumva ngaguye mu kanwa ubundi guhamagara bishaka cyose uraza ukagicara imbere ni ukuri pe nta kintu na kimwe yageze nkora umuntu siko nk'umubona nkangira muri kidayimoni ese ugerageza ukambwira amagambo mazima ko kumva ko nanjye mfite umutima wo kubabara amafaranga yanjye nabupoye iyo nkiyamenya nkajya kuyanywera cyangwa se nkagenda nkayaguramo isuka nkazanirirwa mpinga nyine ubu bavuga ko ngari nk'igi utsikije gato aho urukurira n'amaso nayamena ngize amahirwe agasenga Imana ikansubiza nkumva wenda nkayibwira ati Mana munkure mu maso nkabona ugiye kure yanjye dore ko ndatanga icya 10 n'amaturo nagitanga uzanoteza kugeza ndagutoteza bijya gutoteza watotejwe n'Imana yawe yakwimye urubyaro ese katari ngiye wumviye urabona njye ari ngiye wanze uzagenda ubisabe rero nta kintu na kimwe dore narasinye naranzuye wenda nta nzageragereza hano ndebe nimba koko ari njyewe ufite ikibazo ahubwo si ikibazo nakigira gute mukuru wanjye abyara wajya kugomezo uzunsikira imbere ukutsikimba wagerageza ukambwira wowe ubuse umubaza kwenza uko wambabaje ese nijya mu rubyaro wategereje ko tuzamubona wowe uzategereza rero uri iwanyu njye nta gihe mfite cyo gutegereza hano siko wagira ngo neza ibintu mfite nabi ku ikuzimu mbese ngira niba warabije ko ntukagende wowe iki ugenda ujye basi wababare ko ubwiza ukuri wowe nta gihe na kimwe uzigera ugira amahoro hano urakumva
nta gihe na kimwe uzigera ugira ute ugira amahoro hano mu gihe utari wabyara. Ziba ubu noneho rero agakino karatangiye. Ngiye kukwica gato gato, mbyuka nkumenaho amazi, nicara nkumenaho amazi, niba ngombwa nzana kunyaraho. Ukanaratangira noneho uratega amaboko ndagukubita ikirahure cyahita kikumenagura. Urakumva neza? Ukumva ukuntu ari byiza? Ukumva ukuntu ari byiza ariko? Ukumva ukuntu ari byiza? Bimeze neza ariko, sibyo? Wowe wenyine numva uhaze hano uzabura kugenda pe, sibyo? Ntabwo ngushaka pe, ntabwo ngushaka pe. Sinzi impamvu ugomeza unyihambiraho gute. Njye ntabwo ndi level yawe, nta nubwo ndi proud yawe, sinzi impamvu pe. Nahinduwe nawe, kindi kandi nahinduwe n'umuryango wawe. Umuryango wawe warampangitse, waba umuntu utabyara. Kubibora ako ni byiza, si byiza? Si byiza? Ni byiza, sibyo? Kubona ukuntu ari byiza ariko nashira ndajya kuzana nandi. Ngaseka yego ukumva ukuntu biryoshye. Komeza uzabibamo kuba kuri ibyo wiyemeje. Njye ntabwo ndi umugabo wawe, ukumva ukuntu ari byiza ariko. Hello, kiyo kuzana n'utundi tuzi, sibyo? Uraza kunyoterwa. Yego. Hari ikintu na kimwe nzigera mvugana nawe kiretse siko mutaba mwajuje mwahagaze amatora y'abantu. Nabyibagiwe. Wari wabyibagiwe? Sara kandi kazi ugira hano katuma udacana amatara yo hanze. Abazagiye gushaka umuntu ukubwira neza cyangwa ukazajya undi ko bavuga kuko umuntu uvuga neza ari nyoko wakubyaye cyangwa se wakubyaye. Njye narakubyaye. Ubwo ukumva bikubwira nabi. Uzi ko abantu bashaka kumva bavuga babwirwa nko kubwira bakabibura. Karibu se si wanjye hariyo umwanya wakiye. Ntimbizi ko ugomba kuba ari karibu. Nta gihe na kimwe nzegera mu mahoro. Nzagutagangaza kugeza uri guzuma. Nzakuzuma. Njyewe nsangira nawe? Ngaho ibaze njyewe nasangiye n'inzu. None se ntidusangira? Gukora ikintu uri mu rugo ntabwo numvuye ku kazi nzi ari wowe nje guhereza ibyanjye byose nakoreye. Wagende no kubisangira n'unkomotseho mu gihe ntambongerera. Niyo mpamvu bari mu ikintu na kimwe wagusubiza iki ni nk'iki ubona bari gushimira. Utancira igikapu se uzishyira izo njana. Ubona rero ko izi ntoki ari zo gukora ku gikapu. None kuki wisumbukuruza? Reka nkubwire rero. Waba wandoze se? Umureba nawe waba uruboze? Njye se ndi umugabo wawe njyewe? Ariko njye ndi umugabo wawe? Ndi umugabo wawe njyewe? Ndi umugabo wawe? Njye ndi umugabo wawe? Njye ndi umugabo wawe? Njye ndi umugabo wawe? Kutavuga njye ndi umugabo wawe? Usigaye uzi karate?
Ngende umugabo wawe. bose ntibameze nabi. Ntabwo ngiye ntabwo ndi umugabo uzazi. Ntabwo umunsi wari umugabo ngiye ndi umugabo w'Kristo. Ku giti cyawe nzi. Se kundira ibintu hano. Undira ibintu se. Hari n'agakiza. Ni nk'uko abandi bambaye. Nta niyo narashakaga ariko. Icyo nashakaga no kuza ukabyara nk'abandi. Ukoroga. Ariko nimba utanyororokeye uri ingumba, ubwo bivuze ngo warandumbiye. Rero mbabarira pe. Umfashe usubira iwanyu mu maguru mazima. Si? Ujya gusangira na nyoko, usangire na so, usangire barumuna bawe. Njye ntacyo mfana nawe. Sinzi niba hari uko ushaka kubikubwira. Kure. Ariko inkombe imeze nk'iya ukuza ujya si ubundi wabonanye na muganga cyangwa ntabwo wagiye kubona na muganga? Tumenye hari ikibazo kiri, nimba ari njyewe kiriho cyangwa nimba ari wowe ikibazo kiriho. Si ibyo ndi kukubaza bihuye n'ibyo ndi uri kunsubiza koko? Bahita kunduhiriza ubwoba. Si wowe ndi kubaza? Wavuye kubona na muganga cyangwa ntabwo wavuye kubona na muganga? Sawa. Ese neza ko ubonye ibisubizo wasanze ari gute? Nishaje tukabanza tukajya kurya nabi kugira tumaze kugenda kwiyumvira. Gukina nanjye ko nta gihe mfite cyo gukina nawe. Ncisha hirya ucishe hino. Nimba uzi ko utagiyeyo bimbwire ngo ntabwo nagiyeyo. Nagiye ariko mutubanza. Kabiri kangahe sinsangira nawe? Hari burya kandi nagusobanukirwa neza. Ubu noneho naragusobanukiwe. Nta gihe mfite rero. Hari inkono, hari isafuriya y'ibiryo mba najyana. Jya urya, uryame kuko uri ku kazi kawe nta kandi. Nta kindi se ushoboye wabuze. Sawa rero, nimba uzi ko nta kindi kintu ushoboye, ntuzongere kuvuga ibyo bintu. Kandi nta n'ikintu, nta jambo pe, nta jambo ugira muri uru rugo. Sibyo? Uri kubyumva? Reka nkubwire. Reka gukina nanjye kuko nta gihe na kimwe ufitiye cyo gukina nawe. Ukumva? Ntabwo ukumva imbere ugende. Kiravuga se? Ndavuze ngo haguruka umva imbere ugende. Ndavuze ngo haguruka umva imbere ugende. Kandi uza no kurara hano mu iki cyumba, ujye kurara muri salo. Toka. Kasoko ongera kunyinjira mu nzu. Ibyo umbwira none aha ibyo umbwira ntibishira. Savumva nziza se mama yazutse nziza. Okay. Sumbuye kutwite se? Cyiza cyane.
sibyo uvuga ko twiteze ayo nama rero utangiye kuzana y'iwanyu ntakunda ngenda no gushaka kumva sawa muganga yakubwiye ko twiteze ibyo bihwabanye n'ibyo nyiri kukubaza umutwe wanjye nakubajije ngo muganga yakubwiye ko utwite yakubwiye ko utwite none si ubwo bwumva umuntu ugana nawe ujya kwa muganga bakavuga ko utwite utwite ibikeri utwite iki cyangwa n'ibiyoga okay reka tubigenze gutya urukunyumva neza simbizi urwutwe rwawe urukunyumva neza yego wavuye kwa muganga nta kibazo nanabyemera ni byiza cyane ariko urarya umungu sibibaho ninsanga umuntu twite ninsanga ari umukobwa uri ninshaka uzava kwa muganga turabigendera umuhungu we ni kuri pe zanaguhemba neza cyane sinzakurera naho kukurerera mfite papa wawe ntabwo yigeze agukunda akimara kumva ko mfite inda yawe papa wawe yahise amwiga urare igisubizo